mujyana kwa muganga ntiyaba afite ikibazo byaterwa n'uburyo adakura ari imikurire myinshi byose byabi uburyo inshuro igihumbi fata kari kudakura ubwo buryo bwose buhuriye ku kudakura yego hari kudakura mu bwenge hari kudakura ku mubiri yego no mu bundi buryo bwose bushoboka yego uwamaze kubona ko umwana afite icyo kibazo ntabwo wamujyana kwa muganga wajyayo wiruka kugira ngo ejo hiwe hazabe heza azaguke yego niba Afurika haguruka kubera mu Rwanda habereye kenshi kuva yatangiye yego nimba noneho ishobora kurenga imbibi kabera no hanze urumva ari ukugwingira cyane ugukura ari umusore akajya ahora afite ikibazo ko nabatijwe ariko nkaba nkitwa Idrissa abibaza umwarimu wari waramwigishije mu mubatiza ati ko mutampaye irindi zina ry'umukristo nkaba nkitwa Idrissa nk'iryo nahoze mu dini ya Islam noneho umupasiteri wamwigishaga mu mubatiza arambwira ati rero twebwe nta kintu na kimwe tujya dukora kitanditse muri Bibiliya yego uzagende nawe dusomera umurongo aho byanditse ngo numara kubatiza umuntu uzamuhindurira izina ababaye icyaremwe gishya gusa kandi izina si icyaremwe urakoze ni ikiti pasiteri arangije aramubwira ngo byonyine icyo ni kimwe mu bintu bigomba kugufasha guhindura benshi muri iyi si aho uzajya ubwira abantu ko witwa Idrissa uri kuvuga Yesu Kristo Alleluia urabyumva Idrissa kuzuzwa Haleluya Idrissa kuzuzwa urabyumva neza ibyo bintu akabwiriza abantu mu izina rya Idrissa ari kuvuga izina rya Yesu Kristo arabwira ati rero twebwe niba naho byanditse ko uwo tubatije tumuhindurira izina yego icyambere wakiriye Yesu nk'umwami no mu kibazo byaterwa n'uburyo adakura ari imikurire myinshi byose byabi uburyo inshuro igihumbi fata kari kudakura ubwo buryo bwose buhuriye ku kudakura yego hari kudakura mu bwenge hari kudakura ku mubiri yego no mu bundi buryo bwose bushoboka yego uwamaze kubona ko umwana afite icyo kibazo ntabwo wamujyana kwa muganga wajyayo wiruka kugira ngo ejo hiwe hazabe heza azaguke yego niba Afurika haguruka kubera mu Rwanda habereye kenshi kuva yatangiye yego nimba noneho ishobora kurenga imbibi kabera no hanze urumva ari ukugwingira cyane ugukura uzagende usome neza amateka y'amadini n'amatorero nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yego urasanga igiterane cya mbere cyabaye mu Rwanda cyo gusengera igihugu yego umucurabwenge wacyo ari Dr. Apotre Paul Gitwaza iyi Rwanda shima Imana niwe muri stade Amahoro hari mu we mwaka ntago nkwibuka ni za 90 na 9 hafi 2 uragira se nkubwira iki kindi ahuriramo na uretse nkubwira ikindi yego garukira warumaje ngo ni iki ngo mumaro ni uhe mumaro ki yagize mu gihugu cy'u Rwanda icyambere nakikubwiye uracyumvise icya kabiri afite amashuri icyambere yateguye igiterane cya Rwanda shima Imana niwe mucurabwenge wacyo basengera igihugu niwe nyiri igitekerezo turi kumwe yego ari mu bacurabwenge b'amadini n'amatorero mu Rwanda n'impinduramatwara mu misengere mu madini n'amatorero hano mu Rwanda yara Kristo uwo niwe mukozi w'Imana ugira utekereza byagutse agafasha benshi mu b'Imana yaremye uwo mushinga urumva ari Gitwaza gusa uzatunga ako ni bya Zion tega amatwi yerega ndi kubaza nk'umunyamakuru urumva ari Gitwaza gusa umushinga uzatunga urumva ari gusa uzagirira yo mu bivuga mwe munabivuga nabi Gitwaza afite umushinga wa miliyoni 100 z'amadolari yego ukubaka arena hano Hermon ku musozi Hermon ndetse n'amacumbi si ibyo azaba ari arena ifite n'amazu ku ruhande amacumbi ntabwo azaba ari amacumbi azaba ari amazu n'abaturage bashobora kuza akagura hari ibice bibiri hari igice cyo kugura hari n'igice cyo guturamo hakaba nandi yazajya atuyemo abantu nk'ama apartment mu buryo bumwe cyangwa harimo kaminuza hazaba hari isoko hazaba hari ivuriro kaminuza nkuru muri Afurika uri kunyumva banza wumva icyo gikorwa cyonyine mu gihugu nk'u Rwanda
n'abazungu bangahe bakizanye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego. Apotre Gitwaza uramuzi? Apotre Gitwaza ndamuzi cyane. Cyane. Iyo wongeyeho cyane umuziho gute kari cyane? Umukozi w'Imana. Bitatu byiza umuziho cyangwa simbizi wowe ubwawe. Ikitari muri Bibiliya nta kivuga. Kankobaza. Afrika haguruka ugiye yumva. Yego. Iba buri mwaka. Yajyaga ibera mu Rwanda. Yego. Mu buhanuzi bwahanuwe nawe yavuze ko Afrika izabona ububyutse buvuye mu Rwanda bugakongeza Afrika bugafata isi yose. Yego. Kugeza uyu mwanya Afrika haguruka ntikibereye mu Rwanda uyu mwaka. Urabona mu muhamagaro w'Imana gukomeza gusakaza ubwo bubyutse cyangwa harimo kandi kantu? Umva nizaba nk'umuntu uzigitwaza cyane. Umwana udakura ntiwamujyana kwa muganga, ntiyaba afite ikibazo. Byaterwa n'uburyo adakura, hari imikurire myinshi. Byose byabi buryo inshuro igihumbi fata kari kudakura. Ubwo buryo bwose buhuriye ku kudakura. Yego. Hari kudakura mu bwenge, hari kudakura ku mubiri. Yego. No mu bundi buryo bwose bushoboka. Yego. Uwamaze kubona ko umwana afite icyo kibazo ntabwo wamujyana kwa muganga. Wajyayo wiruka kugira ngo ejo hiwe hazabe heza azaguke. Yego. Niba Afrika haguruka kubera mu Rwanda habereye kenshi, kuva yatangiye. Yego, nimba noneho ishobora kurenga imbibi ikabera no hanze, urumva ari ukugwingira cyane ugukura. Cyane. No ukwaguka cyangwa se ukwaguka. No ukwaguka. Afrika haguruka atera imbere. Nibwo rero kukubwira ngo ububyutse buzahera mu Rwanda bujye n'ahandi. Mbese ni ukuzamura stand. Wowe ni ikibita nyine kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ari mu bakozi b'Imana batavuzweho rumwe n'itangazamakuru ndetse no mu bantu batandukanye. Aramutse avuzweho rumwe nicyo cyabera ikibazo jewe. Reka nkubwire. Yego. Ngewe kumbwira ngo imbwa yariye runaka kuri nge si inkuru, ariko umbwiye ngo runaka yariye imbwa kuri nge ni inkuru. Yego. Kumbwira rero ngo umuntu yumvikana na bose kuri ngewe ni ikibazo. Ako wigeze ubona hehe aho umuntu yakundwa na bose? Ntibibaho. Ahubwo se wowe biteganye tubitegereza ute gukundwa na bose? Nta ngiye byambiye. Forget. Ahubwo nunakundwa na bose uzamenye ko ibyo uri gukora byose atari byo. Ahubwo se birashoboka? Baba bashaka kukwica. Ubwo baba bakwanga bose bari kukwereka uburyarya. Yaba ari akagambane. Yego. Ntabwo bishobora gushoboka ngo Apotre Gitwaza akundwe na bose, ndetse nkubwize no kuri ashobora no kwangwa na benshi mu bashumba nkawe. Yego. Hari abitangirira kuvuga ko Afrika haguruka ngo nayo yaba ifitemo akantu. Ikameze gate? Kuvuga ngo ibiretse kuba inaha. Kuba inaha? Ariko rero ari nde wabivuze? Ni birimo biravugwa. Oya. Ni Gitwaza wabihisemo? Oya. Ninde uyitegura se? Niwe. Guhitamo kujya kubera iyo ngiyo. Kwitabera hano. Ni uyitegura niwe wabihisemo kubwiyerekwa afite. None ikibazo cyabyo ni kihe none? Bari kuvuga ngo ikihe kibazo? Bande se hubwo? Reka mbwire. Yego. Hari imyumvire ikwiye kuva mu bantu no gushira mu bantu. Hari icyo bita itegeko. Yego. Nta muntu n'umwe uba hejuru y'itegeko. Sibyo? Yego. Sibyo? Yego. Uzi ikibabaje? Nuko abantu bataba bashaka no kumva ibyo ibitujujwe kugira ngo ikintu kibeho. Yego. Donc abantu ntibashaka kumva impamvu yateye ikibazo. Yego. Ahubwo kuba ikibazo cyabaye nicyo kibazo. Yego. Ni gute guhandura umuntu amavunja? Yego. Ari byo byaba ikibazo. Kuba yararwaye amavunja atari ikibazo.
wowe gukira k'umuntu rega bijya bigorana. mbanza unyumve neza, ni gute guhandura umuntu amavunja yaragiye kumwica? ese ntuzi ko na ba Petero bahagurukije ikimuga ikibirema bakabajyana mu nkiko? njye si ukomeze si nuko numva abo nabo nyine. njyewe icyo nkubwira rero ni uko abantu bagira ikibazo ikitari gikwiye kuba ikibazo, ibisubizo bakabijya kure. ariko ubundi ikintu cyiza ku muntu wese, niyo mpamvu ibintu byose umuntu akora agomba kuba yarateguye. guma ku murongo. Apotre Gitwaza ni mu maroki yamaze eh mu gihugu cy'u Rwanda kuva Zion Temple yaza mu 1998 gutyo. uzagende usome neza amateka y'amadini n'amatorero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yego. urasanga igiterane cya mbere cyabaye mu Rwanda cyo gusengera igihugu. Yego. umucurabwenge wacyo ari Dr. Apotre Paul Gitwaza. iyi Rwanda shima Imana niwe siwe muri stade Amahoro. hari mu we mwaka? Ntago nkwibuka. ni za 90 na 99 hafi 2. uragira se nkubwira iki kindi ahuriramo na uretse nkubwira ikindi? Yego, garukira. warumaje ngo ni iki ngo ni uhe mumaro ki yagize mu gihugu cy'u Rwanda? icya mbere nakikubwiye uracyumvise. icya kabiri afite amashuri. icya mbere yateguye igiterane cya Rwanda shima Imana. niwe mucurabwenge wacyo basengera igihugu. niwe nyiri igitekerezo. turi kumwe? Yego. ari mu bacurabwenge b'amadini n'amatorero mu Rwanda n'impinduramatwara mu misengere mu madini n'amatorero hano mu Rwanda. yaranayayoboye amadini. uriya Apotre Gitwaza keretse impumyi abafite icyo kibazo n'abafite ikibazo cyo kutumva neza, byinshi mu byo yahanuye kera ubu noneho urebesheje amaso urabibona. ikibuga cy'indege Bugesera cyo nibuka. Nyarutarama avuga uburyo hazaba hubatse amazu n'ibindi hazatera imbere cyane. avuga ati mujye mugura hakiri kare kandi n'ibindi sinshaka kubigarukaho cyane. ikindi yubatse amashuri muri uru Rwanda, abana b'u Rwanda bari kwiga mu bigo by'amashuri yubatse. Authentic word. afite ibitaro, amavuriro, radio, afite radio na televiziyo birasora mu gihugu. afite ministeri, afite bank, afite kira TC bank, kira microfinance. uri kunyumva neza? Yego. uri kunyumva? ndakumva. uwo ninde? Dr. Apostle Paul Gitwaza. basi ikindi kibazo rero uragira muvuge wiki ibi aho ibikorwa biri. Yego. bivuga hari n'ibikorwa biri. Uretse mbwire. Tunibutsa abakristo. Uretse mbwire. Yego. Nge ndi kubireba n'amaso yanjye. mu rusengero kwa Gitwaza. Yego. babatije umuntu witwa Idrissa. mu mazi menshi. Yego. umwana nyuma yo kubatizwa yari umusore. akajya ahora afite ikibazo ko nabatijwe ariko nkaba nkitwa Idrissa. abibaza umwarimu wari waramwigishije mu mubatiza ati ko mutampaye irindi zina ry'umukristo nkaba nkitwa Idrissa nk'iryo nahoze mu dini ya Islam. noneho umupasiteri wamwigishaga mu mubatiza arambwira ati rero twebwe nta kintu na kimwe tujya dukora kitanditse muri Bibiliya. Yego. uzagende nawe dusomera umurongo aho byanditse ngo numara kubatiza umuntu uzamuhindurira izina. ababaye icyaremwe gishya gusa kandi izina si icyaremwe. urakoze. ni ikiti. pasiteri arangije aramubwira ngo byonyine icyo ni kimwe mu bintu bigomba kugufasha guhindura benshi muri iyi si. aho uzajya ubwira abantu ko witwa Idrissa uri kuvuga Yesu Kristo. Haleluya. urabyumva? Idrissa kuzuzwa. Haleluya. Idrissa kuzuzwa. urabyumva neza ibyo bintu? akabwiriza abantu mu izina rya Idrissa. yitwa Idrissa ari kuvuga izina rya Yesu Kristo. arabwira ati rero twebwe niba ntaho byanditse ko uwo tubatije tumuhindurira izina. Yego. icya mbere wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, genda uzajya uvuga Yesu wakiriye nk'umwami n'umukiza umuvuge nka Idrissa.
umusore yabitekerejeho yumva logique iri behind, aravuga ati okay, ubu ni Idrissa uvuga Yesu Kristo, ni Idrissa wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. yego Erega ibyo byo kubatizwa, yego kujya muri ariya mazi, yego mbere yo kujyamo wari umusambanyi, biriya ntibyabikubuza kuko ni umuhango. yego Guhinduka rero niyo meaning y'umubatizo, ntabwo igisobanuro cy'umubatizo ari ariya mazi, ahubwo ni ukugaragaza icyo wemeye, kuko buri unazuba ariya mazi nta nubwo abakeye cyane yanagusiga umwanda, ahubwo aba yanduye. si pisine se rimwe na rimwe, ikindi kandi hari n'ababatiriza mu ikindi kandi gishanga. amategeko y'u Rwanda nonaha ubu turi kuvugana, turi gukora iki kiganiro, yego akandi kantu ushobora kuba utaruzi, ntabwo acyemerera amadini n'amatorero kubatiriza muri pisine. Wari ubizi? Oya. Ubizi ko buriya nacyo kiri mu cyaha buriya Julienne yakoze. bisaba kuba urusengero rwifitiye Yorodani. Sawa, urakoze cyane. yego Apostle Dr. Paul Gitwaza ni umugabo wasize ibikorwa byinshi nk'ibyo maje kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, ahita yaguka ajya hanze. Ariko akaba afite hano haruguru umusozi witwa Hermon. Yego. Ubwo turi kwibutsa n'abakristo bawo ndabyibuka mu giterane cya Afurika haguruka, bavugiye ko bafite intego yo gushyira icyogajuru cya Zion Temple hejuru ku buryo bagira umuyoboro bava kuri Google bagakoresha umuyoboro wa Zion bwite. Bivugwaho amagambo atari make, biravuga ese nkawe mu mboni zawe kuba umukozi w'Imana yagira iyerekwa ryo kwagura ibintu muri tekinoloji, bya kwagura imitekerereze muri tekinoloji, byakabaye ikibazo mu isi cyangwa byakabaye igisubizo ku bakristo? Uwo niwe mukozi w'Imana ugira ute? Utekereza byagutse agafasha benshi mu b'Imana yaremye. Uwo mushinga urumva ari Gitwaza gusa uzatunga? Ako ni ibya Zion. Tega amatwi. Erega ndi kubaza nk'umunyamakuru. Urumva ari Gitwaza gusa uwo mushinga uzatunga, arumva ari gusa uzagirira yo mubivuga mwe munabivuga nabi. Gitwaza afite umushinga wa miliyoni 100 z'amadolari. Yego. Wo kubaka arena hano Hermon, ku musozi Hermon, ndetse n'amacumbi. Si ibyo, azaba ari arena ifite n'amazu ku ruhande. Amacumbi ntabwo azaba ari amacumbi, azaba ari amazu n'abaturage bashobora kuza akagura. Hari ibice bibiri, hari igice cyo kugura, hari n'igice cyo guturamo, hakaba n'andi yazajya aba atuyemo abantu nk'ama apartment mu buryo bumwe cyangwa harimo kaminuza, hazaba hari isoko, hazaba hari ivuriro, kaminuza nkuru muri Afurika. uri kunyumva? Banza wumva icyo gikorwa cyonyine mu gihugu nk'u Rwanda n'abazungu bangahe bakizanye, baba ari n'inyungu zabo bwite, nta nyungu z'abanyarwanda. Ni bangahe bakizanye uwo mushinga ku buryo wavuga ngo si Dr. Apotre Gitwaza ufite kubikora cyane, kandi umushinga waranatangiye. Buriya wari uzi ko Apotre Gitwaza yemeye, hari igihe cyageze yemera guhara byose. Yego. Ariko ngo asigarane hariya ku musozi Hermon. Baranahatwaye. Ndagarutse. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Yego. Uzajye wirinda aba visionnaire. Banafite projet yitwa One Stone Project. Ariko byumva? Abwo abakristo baba witabira. Ibyo barabizi banyira. Icyo nge nshaka, ibyo ntabwo mbabizi cyane. Icyo nshaka kukubwira. Ikibazo gikomeye cyane. Aba bapasteri aba bakozi b'Imana bamaze gukomera bagira. Yego. Aba ari ubwamamare. No kugera ku bintu bakagira ibyo babona, bahita ko bagira abanzi benshi, bakanabakekera ibindi. Bisanzwe kandi impamvu ibi byose bibabaho nuko bataba mu ijuru, baba mu isi. Yego. Baba muri ya Sinani yamanukiyemo. Yego. Bafite Authentic Academy. Ibyo twabivuze, bafite ibintu byinshi. Sempa. Yes. Ijambo rimwe kuri Apostle Dr. Paul Gitwaza
twisoreza azasaze neza. asante sana Urakoze cyane. naka garuka Sempa mu gihe tuzaya tuba nimumukunda Sempa ari umuntu ushaka kubona akakwishimira kabate numva nshaka kuvugana na Sempa ana ugasanga nanjye barahamagaye telefone iri off Sempa bahita bamukuraye uburyo bambona se n'ubundi rata nibyo nibonekera gake moneka gake ariko nta kibazo wambona kuri telefone 078 3 5 5 2 asante sana reka nkushimire kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza waradukurikiye yari ngiye Bobo ndetse n'umutumirwa Sympatique mugende no ku Rugendo Online TV niho abari arimo arasesengura amakuru ya politiki bagereho barebe ibiri kuhabera yego asante sana Sympatique asante sana yego.